vyarambabaje cane kubona umuntu w'umupasiteri asohora video nk'iyo ngiyo ikaja mu karubanda gasasakara. Urumva message yanyandikiye yarambye ngo iyo video yasohoye ni Kim Gatema, uyu nguyu ngo niyo yayisohoye. Bamenye yuko rwose they are stupid. Uyu mupasiteri nawe Imana niyo izamubaza mu nshingano ze nk'umupasiteri, ntabwo namucira urubanza nk'umupasiteri. Ariko nk'umugabo mugenzi wanjye nawe ibyo akora ni ukwisuzuguza, paske nabonye n'umugabo rwose ukwicubahiro. Nawe nk'umugabo mugenzi wanjye nawe ibyo biragayitse, sintekereza ko umuntu w'umugabo kuri iyi mihanda en plus uzi ingaruka byakugiraho kwirwa waka abantu ngo munyereke amavideo ukanabandikira text, nabwo rwose ni ubundi bugoryi. Nsoza rero abakobwa bose baje biriza ahangaha ntawe bafashe ku ngufu. Niba umukobwa muzima unabyaye en plus ufite n'umwana uzasiga kuri imihanda ukaza kwirwa utera kaga ahangaha ngo nige nakoze ibi nibi ngo nagize gute azifu ari success wagezeho, ni ubugoryi, they are stupid. Mubabwiza ukuri rwose ni ubugoryi, birasebanyije, biragayitse kuba umuntu uba en plus uba hanze uri mu diaspora uri umukobwa ngo mwiza ugakora ibintu nk'ibi ngibi. It's stupid, it's shameful, birababaje. Urakoze cyane Godfather, kandi ubibabwire nizere ko utari kunkupa ngo batabyumva. Ni ubugoryi, Godfather urakoze cyane. Impamvu uriya mugabo simwubahutse kuko ariko nawe yarengereye. Vuga ngo itako. Nabyumva. Uriya mugabo impamvu uvuze ngo ninjije nuko natwe twisinjije. None ni gute wazamuye telefone ukitungamo akarere itako? Godfather, buretse mbanze ibi bintu mbanze mbisobanure neza gutya. Yego. Ntago nigeze mvuga yuko we hari igitsina cyanjye yabonye. Kambivuge mu mvugo yumvikana. Abibwirwa n'iki ko wazamuye telefone? Yarambwiye buretse Godfather ntiwari uhari, reka mbivuge ni njyewe ubu byabayeho. Yarambwiye ati nyereka amatako yawe ngusengere ugiye kuba paralize. Ati zamura. Ndangije mwereka ayo matako ati zamura. Ndamubwira no. Ndamubwiye ati zamura, ndamubwira no njye ntago ndenza hano kubera yuko wasabye ko. Karaho wageze ubona ari gukabira ngo ntago ndenza. Yes, yarambwiye ati zamura ngubwira no njye ntago nzamura. Mwandike ijambo ngo zamura. Reka mbabwire ibi bintu uko bimeze. Mw'abantu mwe mw'abanyarwanda mwiza mujajinga umuntu hano. Niyo ugiye kwa muganga umuganga akubwira ati kuramo imyenda ndebe ikibazo ufite aha n'aha, urabikora. Ku bantu rero bari mu idini basenga, iyo umupasiteri noneho ngiye yaje ambwira ibintu bya nyabyo, sinigeze makana yuko ubuhanuzi bwe ari fake. Yaje ambwira ibintu bya nyabyo byabaye nzi neza yuko ari byo. Ndavuga this person ashobora kuba afite Imana. Urumva njye numva yuko ari umuntu w'ukuri, ariko bigeze on that point ambwira ngo ninzamure, ndamubwira no njye ntago bikunda. Izo message nushaka kumbwira nzishireho zishyireho. Wait, shiraho message mutapinge screen. Darapa erega ariko dutangiye tapote mari mutapinge screen bagiye kumanura. Mutapinge screen banyarwanda kazi, mutapinge screen harya umuntu uvuga mu gifaransa tapote la famille. Abandi mwandike bijambo good life. Ndapfuye. Ninde musomyi mfite? Sande Kenzo urihe? Nkeneye umusomyi hano. Yarambwiye ngo nimwereke foto. Uretse gato. Uretse kubyisomera bishobora kugutera agahinda. Foto ndebe uko wambaye. Ize rimwe gusa. Mama! Ndamwihorera. Byari saa sita n'iminota makumyabiri n'itandatu. Video ko nyamara nawe umupuri wawe uri hanze. Sheri naza werekane. Urumva komeza iminota itandatu gatoya. Yarakubwiye ngo ize rimwe gusa, utikuza rimwe ntibihagije ahubwo reka duhamagarane. Ninjye wamuhamagaye. Godfather njye ntago nkunda ibintu byo kumbuga byo kubeshyanya hanga sandi. Njye mbivuge uko ibintu byagenze. Icyo ureba n'ibyabaye hagati yanjye nawe ntago wari uhari meeting. Yarambwiye ngo foto ngo ndebe uko wambaye ngize rimwe gusa. Ndamwihorera please.
arongera arampamagara video call saa sita n'iminota 30. Iyo message yaje saa sita n'iminota 26. Ndamwihora sinamusubiza. Guys, muri kubibona. Amagara video call iminota 5. Turatongana ndamubwira rero aha muri minota 5 tubwira ibyabaye. Yes, ni naho nawe mubwiraga. Niba noneho nawe Godfather muvugana inbox, niba koko ibyo bintu byarabaye nk'ibyo yavugaga kwa Gigi, arabikwereka. Njye ariko ndimo kubwira ibyanjye nabizanye hano ku Karubanda. Arampamagara video call. Nyine ndamubwira njye akomeza yensisting ambwira turebe ndamubwira ntago bikunda. Turebe uko wambaye ndabyanga. Urumva? Ndamukupa arongera amamagara indi minota 3 n'ambwira pasi hari ukuntu umuntu uba wubaha n'umuntu kavuga you know what this person ibi ntago yabikora. Urumva? Nkakomeza ambwira pasi njye ntago nabikora. Nyuma yaho nza kumwandikira message mbitekereje ndavuga si umugabo bitebye. Nibwo namwandikiye message namwandikiye pastor I'm sorry to say this gusa ntago nkunda ibintu bya video calling. Mwiyama ntangiye gukomeza abaransubije ngo nta kibazo sorry mukobwa wanjye. Bya ndi navugaga ngo yiyita nde umubyeyi wanjye yaje ansaba kambera umubyeyi. Ibyo mubona aho hasi ni ibyo ngibyo. Pastor ahuri niba unanyumva. Niba kuko ibyo bintu byarabayeho nose conversation irangiriye aha ngaha. Oya, nyine icyo nshatse kubereka. Njye naramwiyamye ndamubwira I don't like it kuko nibwo yambwiraga ati zamura ndabyanga. Urumva ngera aramaga ndabyanga. Kimweretse hehe rero ni muri izi conversation ubye. Ibyo by'ikibibi byaje mbere tukimenya no munsi bukeye bwaho ngiye kujya mu ntara. Ariko si umutama ka viewers ariko gusaba hano ko ndabwo mwereke ngo kwa kundi zarimwe. None ngiye ikintu nshaka kubwira abanyarwanda ni iki ngiki. Ntago ngewe nigeze nkora iki, ntago nigeze mwereka ibyo yashakaga kureba. Yashaka okay mu mite nkuko yakomeza kuguhatiriza yashaka kureba iki? Ibyo yashaka kureba ni ubizi. Icyo mvuga ni iki ngiki. Yambwa ati nyereka amatako. Kandi amatako ahari na turahazi. Naho igitsina kiri turahazi. Urumva? We yashakaga ngomeze nzamure abone ibyo yashakaga kubona. Ndabyanga. Rero mwabyeyi mwe namwe murimo kuzamo judging umuntu hano ntago ngewe nigeze mwereka ibyo ngibyo byose nkuko yanabyerekanye n'uwo mugenzi wanjye. Mu ntandukanye n'ibyo ngibyo. Please. Ikindi kintu cya kabiri mwiza hano mutukana kuko nawe bikubayeho wabikora. Nawe byakura. N'umuganga nawe bwarakwibwira ati sheri bayimbujije. Ati twereke nyereka iki n'iki kugira ngo bigende gutyo. Rero nk'umuntu usenga navuze ati kubera ukuntu byagenze pastor yambwiye ibintu nkumva nibyo kubera iki se ntabyumva. Mwereka amatako nta nubwo urebye n'amatako na mwese ni nko ku mavi just. Akomeza arambwira ngo zamura. Queen. Godfather ceceka ntiwari uhari urumva? Erega pastor yamaze arambwira ati tari imbere yanjye ndi kubireba. Rero mu kubeshya ntubege kuko ndi singi screen hano ndayifite se. Ngo iki? Wibutsa abana wese pastor adatanga amavideo yabo yose. Umva ndarahiye dore imbura ubugingo bwanjye nabishira hanze ibyo namweretse. Ibyo ngibyo ari umva mwiza gutogosa nyine kunkwa. Uretse gato. Ibitagwa bikuriye umugabo wese yamuharuriye umugabo anaguka. Yes, uretse gato. Abantu bari barabizi. I can even call my friend. Murabona atarasezeranye imbere y'Imana singuye umukozi w'Imana bite byanyariko. Ibyo binamuwuso ahubwo no basi. Uretse singuye uyu muntu uri guharabika muzi ko ari umugabo ufite umudamu singa ahangana we. Twebwe se nituri abakobwa ntidukeneye abagabo. Uyu nguyu atari umugabo. Ibyo nibyo kuvuga. Uyu ntabwo ari Hakimu n'umugore we. Ibyo biramureba. Bazani nka kwa mama. Ndakubaza. Uyu nguyu si Hakimu n'umugore we. None se reka nkubaze Godfather. Bangahe bagabo bazano babeshya umuntu ngo nzagushaka kandi bafite abagore. Ariko mujye muri kwirengagiza. Uwo yari yamaze niyo yaragiye mu murenge niyo barasezeranye. Aha hehe. Joanna ibi ni biki? Ahangaha n'umumama navugaga yansanze kuri live yandi ya pastor. Urumva? Arambwira ati wa mukobwa wirinde. Dore ibi nibyo yanyandikiye. Naramwinginza abanza no gushaka kubimisha ndamubwira byagenze bite mbwiraho nyine mbwira please menye uko nirinda sibyo
arambwira ati avuga bya bindi byo muri bibiliya urumva aravuga ngo gusa ntuzamuhe amafoto nicyo imana ikubujije sibyo sheri ntuzamuhe ngo ntuzamuhe ndamubwira ngo ntayimuhaye n'ubundi yayikura kuri tiktok sorry arambwira ati ngaho wirinde nabona ko nabona atakikubona ntabyo azashaka urakoze nuko namusubije rero mw'abantu mwe umuntu naza kuvuga hano ntimukajya ni ubugoryi please njye naje nshaka kugira ngo uriya mugore nimumugire umusazi kuba nabivuje si uko nshaka kwita hanze kandi nta n'umupuri namweretse ndanabiyamye hagati aho ngaho Godfather urakoze niyo amatiku ararangiye ngo ntabwo amweretse iki ongera uvuge ngo ndamupuri namweretse ko abantu bari kugira ntawe namweretse ni nk'uko yaje agahangana na nuza aza bivuge ko nawe umweretse musubiremo ijambo Joanna avuze ngo ntabwo wagize uti mwese murisubiremo uretse gato none se Joa abaguhaye ijambo okay mubaze hanyuma tujye kwa Kenzo we none se uribuka ko watubwiye ngo wamweretse ngo ikibibi ufite ku kibuno azi ko navuze haruguru y'ikibuno masheri namwe niyo yaba atari nawe namwe ahantu kiri ntabwo hateye isoni ndaba nk'ahantu umugongo uhuriye no ku kibuno ndakihafite ntabwo ngiye kwiyambura ubusano kuri tiktok please bakimwereka ngo gikoze iki yarambwiye ati ufite ikibibi ati imana hari ibintu yanyeretse reka nkusengere none ko akonfirimye wowe ugiye kumwereka iki arakubwira ati ufite ikibibi nawe urabizi ko ugifite wakonfirima ariko mwabagabo mwe wowe wari watuburirwaho ariko ibintu muba murimo kuvuga ni ibiki okay ni ukuvuga ngo pasiteri uri kumva turakumva nase umuntu yari yagutuburira ugafata telefone ukayimuhereza mu ntoki gutyo gusa nta n'ibintu birenze uretse gato ni ukuvuga ngo bimeze uko nguko icyo nashaka kuvugaho bwa nyuma njyewe ni uko aba bantu batagomba gukomeza kudufataho ijambo no kudutuka kubera yuko turi aba victime kandi this is abusive so ni ukuvuga ngo niba umuntu aje mu izina ry'ubupasita twebwe twubaha izina ryitwa pasiteri turaryubaha iyo aza wenda yitwa ko ari DJ cyangwa afite iyindi title ntabwo umuntu aba yarageze aho mwizera ku buryo anamuhamagara kuri video ko umuntu akagirana ibiganiro nka biriya ikindi yitwaza ubuhanuzi ikindi akaba yanaguhanurira ibintu bimwe ushobora kumva ko ari ukuri ibindi ukumva nyine ntabwo uri kubyumva neza ariko ibindi ukumva ari ukuri rero abantu bari kutublaminga bari kudutera amabuye ngo abagore ngo nabo ngo ni ibicucu ngo ni ibiki va ku muntu wiyita pasiteri kandi noneho wajya no kuri pano ye cyangwa wanareba n'ibikorwa ugasanga ikintu cyose akora ni ijambo ry'Imana kuko njye bamaze kumvugisha bimaze kugenda gutyo nagiye kuri pano ye njya kureba nsanga afite abantu bagera mu 2,000 ni ukuvuga ngo rero niba umuntu afite abantu bangana kuriya ikindi akaza yita pastor ikindi akabaza arimo araguhanurira kumwizera biroroshye aba yari umuntu uza wiyita afite iyindi title itari ubupasiteri cyane ko abantu barababaye abantu bararushya abantu bakeneye Imana niyo mpamvu muzabona rero abantu babasikaminga abapasiteri n'abahanuzi basikaminga abantu cyane bitewe nuko baba bitwaje iyo title y'ubupasiteri so rero nkaba ndimo ndabwira abandi bantu muri hano abantu mukomeje kunyandikira abantu munyandikira inbox abantu muri kuntuka munikomanzike ariko nawe urakarishye urakoze cyane ariko nawe urakarishye ndabihanije abantu muri kuntuka abantu muri kunzanaho ibiki ibintu by'ubusutwa ndabiyamye kandi ikindi byahereye byahereye ahangaha kuri live uramu pasiteri ari pasiteri njye nubaha izina pasiteri kamwite Hakimu yaraje ahangaha kuri live aradutubura twese aratuvuyanga dukomanisha imitwe ngaho ngo mfite abazimu ngo baturutse kwa shangazi ngo ngaho ngo mfite anko wanjye unyanga ngo ngaho avuga background yanjye y'ibintu biri hanze biri out nta kintu cy'ukuri yigeze amanurira ubwo ngubwo nyuma Godfather ubyibuke yahise avuga ati uze kunyandikira hari ibintu nshaka kukubwira biri private byibuke Godfather barumvugira batavuga ngo ndi guhimba yego nasande yarahari kuri live aravuga ngo nze kumwandikira ngo inbox nanjye ndagenda ndandika namuga ati hayi atangira kuvuga ngo Yesu ashimwe ndavuga ngo ahimbazwe Godfather darapizo message vuga ntabwo mfite kudarapa ndarapikivuga urumva
birangije ndamwandikira amereza nimero ngo yo kumwandikira kuri WhatsApp nsanga nagiriho ndamubwira ati none ko nimero yawe itariho aba amereje iyindi ko niba ari y'umudiyakoni ntumbaze mba ndanditse ngo ngatanga nimero ngo uwo mudiyakoni niko yambwiye ngo niba atanga nimero ngo kugira ngo ujye muri Zoom n'ibiki ndamubwira ati ibyo bya Zoom nabyo nkeneye kuvugana na pastor kubera yuko yari yavuze ngo akeneye ko tuvugana abivugira mu ruhame rw'abantu kuri live none yaje nshyira mu kanwa kiwe ngo na Jack yaramwandikiye umva nkubwira we Hakimu wa mupasiteri wa Mutubuzi we unsimbuke pe kwihanangirije umwana w'umunyiginya unsimbuke ansimbuke kabisa ansimbuke pe nta bintu by'ukuri wigeze umanurira waragiye uvuga ibintu byose biri hanze nivugiye n'akanwa kanjye niyatuye n'akanwa kanjye ibyo rero bashaka kumbwira biri private umuntu bita JP Canada umuntu bita zamuka ashyira muri request nkuzamure ibyo ngibyo wavugaga ngo ushaka kumbwira biri privacy simbizi yego ndamubaza nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta werekwa abantu akabona ibibarimo ibyo bya karande zibarimo akerekwa noneho yarangiza umukobwa akabona inkozi y'ibibi y'umukobwa twumvise nka Gigi gutangira kumusedwisa nk'umukozi w'Imana uri mu mavuta werekwa yarangiza nta block umukobwa ako kanya akabona ko afite imyuka mibi wahita mu block ngo ni uwa mbere numvise muracari kumva mureba muri turakumva yego hanyuma uyu mukozi w'Imana twabonye aho Gigi amwiyama amubwira ati ntabwo uri umukozi w'Imana Imana ukorera azaguhemba nta hantu twabonye muri message we yiyama uwo mukobwa cyangwa uwo mugore amubwira ati genda umukozi w'Imana ntukanzane muri ibyo ahubwo twabonye aho uwo mukobwa amugaya ntabwo tugeze tubona ahantu we pasiteri agaya avuga ati iyo ni imyuka mibi igihe ntabwo nkorana nayo ureke kugera ku bwambure bwawe noneho nkavuga ngo ejo iyo duhagurutse nk'ubu ngubu leta y'u Rwanda ejo igafunga nk'umuntu urusengero cyangwa ikamuzana mu biko mwa banyamakuru mwe muri hano muzatangira kuvuga ngo uyu muntu yahohotewe umaze kwangiza urubyiruko tumaze kumva témoignage zimaze kuba nyinshi hano z'abantu bavuga ibintu biri gusa nta n'umwe nigeze numva mutangira ubuhamya bwiza kandi byerekeza mu kwangiza abana b'abakobwa b'Abanyarwanda kazi mu kuza uyu mukozi w'Imana nambwire ko numvise ijambo ry'Imana ahantu nta n'ubwo ijambo ry'Imana ryemerera umuntu ukiri umusore gufata inshingano z'umurimo w'Imana ndamuhereza ajyayo n'imirongo agenda ayisome asome muri Timoteyo ibice 3 umurongo wa 2 azamuke aza kuza kumbwira hano abyemerewe nta n'ubwo byemerewe ukora ibintu kwaza bitemewe n'amategeko nk'ijambo ry'Imana twagiye muri revision ntabwo umuntu udafite urugo yemerewe kuba bishop cyangwa pastor ntibibaho ndaguhereza reference urangije mu busore bwawe wihereranye inkumi ujya wegera abakecuru bo guhanurira izo nkumi nazo mu kuzihererana uragiye zirakugushije dufite imibiri ariko you stick kuri bo ugasikinga kuri bo insidi yo kuberera imbuto ahubwo turabona ko ari wowe ujya ubagusha kandi uri kuvuga ngo do it quickly for tomorrow have a service imagine yewe ibi bintu urumva ndumva biteye agahinda aba bantu bibeshye ko tumaze kubabona hano bamaze kuza hano twabonye bitwa ba Prophet Joshua tuzi ibyiwe yagiye akora byinshi urumva the same bed urumva bagendana bari mu bagore bari mu bakobwa abana b'abakobwa biruka nk'inyuma y'abana b'abakobwa kugira ngo babasambanye ndi gutinya ahubwo giye uko umugore wanjye kuko yambwiraga ngo yasengeraga ahantu yavuze ngo afite urusengero hafi aho ngaho ndi gutinya ko neza kumenya ko uyu mugabo Hakimu ariko pastor yasengeraga ndahita ntandukana nawe kandi uko n'ukuri kw'Imana ariko abwiza ndahita ntandukana nawe ni umukobwa mwiza nimara kumenya ko ariko Hakimu ko ntabwo nakwizera biraza kuza kumbera imbogamizi yo kuzongera kwizera umugore none rero wa mukozi w'Imana uri gusaba ngo bigende mu mategeko ngaha uri kwivamo byibuke ejo ntuzatangire kuboroga ngo wahohotewe amaze kuza ubuhamya bw'abantu benshi twageze ngo bwa mbere wenda mwagiranye nawe ibibazo araguhararika
ariko tumaze kubona abana b'abakobwa nka 5 bandi bari inyuma. Nawe dushakire babiri baza kugutangira ubuhamya with evidence abo wiyamye, hanyuma tuza kuvuga ngo uyu muntu bamukoreye complot kugira ngo muharabike, none se kuvuga ku mukozi w'Imana. Guys, ndababwira ngo mujye mwitondera bano bantu. Aba bantu yafite ibivakanwa, yafite eloquence mu kuvuga, ahita abo umukozi w'Imana nkanyezi nk'iyo Bibiliya. Ushobora kuzano nkaba manipula, hagira gutugaye tusanga ngo yigize ngo pasteur, atangira ko kuramo amafaranga kuko bareba ibi n'abagore. Urumva? Abo ngabo rero muzitondere aba bantu bo kumbuga nkoranyambaga. Usibye nabo kumbuga nkoranyambaga, muzitondere n'abantu bose bita ngo n'abapasteur, because we don't know ejo n'ejo bundi muzajya mwisanga nyine ubwambure bwanyu bwagiye hanze gutya, mwisebeje muri abana b'abakobwa ejo n'ejo bundi nk'ubu niba nari kuzagukunda Joanna, sibyo?